batingiye kuri Rata, baravuga ngo abakobwa bagiye kujya basohokana abahungu. Oya. Hapo ni nani? Mzee aratangira arabaza ati kubera iki abahungu urumva aribo basohokana abakobwa kubera iki abakobwa batasohokana abahungu Gihe cyabo Rutipe wanjye umwe nari bumvuge ati ngeze ngeze ku cyayi ngeze mu gitondo nkanywa icyayi cy'umuntu n'umugara ngiye mu magambo make akavuga ko birimo biraza arahera ku cyayi none azaba ari kuri bazuka agenda biraza yarabaye. Gihe cyabo ntabwo babasohokanaga ariko bijya bica bari byose kuki nta mukobwa ugurira ahubwo niwe bahora bagurira abakobwa ntabwo abakobwa bagira amafaranga cyane byari mu gihe cyane rero muzee reka tukubwire wowe rero hari ikintu utazi cara wiyumva cara wiyige urumva ubundi ibintu byore ibyo ngibyo byari mu gihe cyanyu nk'uko mugenzi wanjye abikubwiye urumva ubu ngubu ahantu ibintu bigeze ahubwo umusore kwa kundi wafataga amafaranga upfusha ubusugira gutya wowe yanywemo agashyushyu use neza ubundi urebe ibintu biba ako kanya baragusohokana mu gitondo nimugoroba nk'urugero rwa hafi hano rwose hano harimo abajama utazi ukuntu fagitire y'ikintu cyo kunywa n'icyo kurya mu gitondo agashyushyu akabonera ubuntu ku gihe ahubwo ratereka wowe uhereye ku nshyushyu n'ubundi uzaba uri no kugahira wowe nta kintu yewe ndacyari umusamariya nitonze ariko bagenzi banjyeho aya musore rero byari akantu nungutse muzehe arimo aravugira ku nkovu z'imirire ati gute mu gihe cyabo mu gihe za nkumi nyine za nkumi zo mu gihe nta n'umwe wigeze agira gute asohokana iki mu musore bose bagiraga isoni areba ahubwo rati ibibu ubu ngubu akavuga ati kuki nihuse uburenganire se wose kubyumva aho si igicecuru kigwitaho reka tukugire umva w'ikintu utaruzi abakecuru bubu nabo bacanye ku maso bagendeye bafite ubushyuhe ntabwo kigushaka genda urebe icyuki yaragikuze mu ngano gifite ibiceri siwumva za nkombe z'imirimo wa musaza ni umusirimu ushaka inkumi ikofi ntihabyimba uzabona inkumi wowe rero ushaka inkumi uzayatanga ntabwo uzayahabwa umusaza yaribabariye nta mukecuru nushaka inkumi ntabwo nta nkumi yagura nta nkumi ziyafite ushaka abasaza ubu najya kukwiteza ndeba umusore nifite umuntu yasabye agafaranga se ntiwayiteze kandi ushaka ko nkugurira aya ntabwo ntabwo mwamubwira we ikintu cyakubaho urumva ntabwo nabuze muri iyi minsi kuko ari utuntu mbanyakiyemo nkatanga rukanongera kuko nyine ndahari ntabwo ukiboneka ku gasima sinzi ku gasima ntabwo erega hariya nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu ahora ahari cyane rimwe na rimwe rega uragerageza urabizi ko turi urubyiruko mwabagiye no guhiga utuntu tw'uducwa nyine byareka iminsi yisunika ubu utagiye ku gasima wajya he mana ku gasima ubwo se utari ku gasima ubwo waba urujyayo
uhorana na mama wawe muba muri kumwe nijoro. umva rero mwaba hari ibintu bitaroze byari kera byo guhorana na mama Ushobora kugakutana n'umukecuru wakindi ugakutana n'umukecuru. ahubwo uvuze ibyo bintu by'abakecuru uranyibutse hari ibintu urabona kera ngo hari ukuntu abagabo cyangwa se abasore nibo bajyaga bagurira abakobwa ibyo bintu urabizi hasi kundi byari bimeze nk'ibindi. rero twebwe njyewe n'abandi bagenzi banjye twafashe ingamba n'umwanzuro dushyiraho n'iki n'akadomo ubu ngubu rero muri wa mwanya wo kuvuga ngo twicara ngo ku muhanda nahisemo gukora akazi gake katamvunye kandi itonda ariko katazigera kanyangiriza isura ikindi noneho kugira ngo itonda ariko uretse mu cyimbo cyo kunywa bwa buyoga bwa mati bwa bundi buri umuntu anywa ejo ni none namaze nanagusize rero ni umusaza twakutanye akanyoye umusaza ajyana muri karitsiye yikaraga ngo jyewe ngo ngiye karori ngo tere ngo umugabo wa Tereza ngo mwene ngo ndarahiye ngo imbere y'Imana ishobora byose ngo ntambwe indu avugishwa n'iki ubwo yari ashatse kuvuga iki kandi ubwo yari azi ko abantu rubanda yarwemeje njye rumva gahunda mfite make mbonye nayo atagize gute atamvunye aho natangira urahibuka make meza atamvunye ubu nahisemo aho kujya nyanywere buriya buyoga bwa make kinda nkayanywamo akantu bita agashyushyu urimo urakumva ndi gukumva agashyushyu hanyuma face igendere baby face ejo bundi kugira ngo niwe wumva umukobwa wamenye atari kunyibwira anshaka uzamenye ko makashi ntabwo mu Kinyarwanda ngo ntambiti hamapeti umva nkubwire uzamenye ko makashi njyewe ntazi gukora imishinga yunguka umukobwa wamenye azaza meya w'akarere aze tuzava mu mutungo pro kuri ya make yanjye ngize gute unywera agashyushyu kugira ngo akabiri kawe gase noneho nimara kugira icyo bita baby face baby face nimara kuyibona kubera agashyushyu icyo nzi cyo nta kubeshya uzi ikintu kizaba baby face yanjye nyine urumva nzamaze kugera ku musaruro w'icyo nifuzaga bazanyiruka noneho ngere ku rwego rwo kuvuga nti wowe uri wo kwa Karoli urumva itonda ariko hariya si twa uri wo kwa Karoli out n'uwa mbere Ameriya wo kwa nde harya wa muyobozi dutura kwa Mutwara Sibo out Riyora wo kwa nde wo kwa Meya epfa kuza urumva gako nakumvisha ikintu ushaka ngo umukobwa ajya kugurira aho kujya ngo umugurire wowe umukobwa akagusohoka wafata ikintu umukobwa yakuguriye ukatiye ntabwo nari nzi kukuza ushobora kuganira nawe uhita umenya icyo umuntu ashatse kuvuga kandi atavunitse nibyo wikigora ushaka yuko umukobwa azajya kugurira wowe ntumugurire erega uretse ariko nigeze kumva bavuga n'ikintu muri Bibiliya ngo fata icyari hasi ugishyire hehe hejuru nubwo ngenda ndashaka guhindura amateka muri akunda abasore ari twebwe twaguriraga abakobwa bo bagire gute batugurire icyari umugabo icyari hasi kigomba kujya hehe hejuru reka nkubiri banga ntabwo uzi ibigezweho abo bakobwa ushaka kugurira basigaye bikundira ibisaza papa wawe niyo basigaye bateretse wowe ushaka ko bakugurira ese arajya gushaka igisaza kimutera inda babyara umwana ususumira umwana w'umujene muto nkanjye ngo babyara umusaza nta mwana w'umusaza w'umuhungu akuzi ko nk'urugero utonde nanyweye inshyushyu nkatera inda umukobwa imbere y'Imana ishobora byose umwana twabyara yahita ajya guhatanira kuba mwisi muzaza ntabwo ari byo ahubwo wa mwana uzaye avukana ya shusho yawe ya kera nabyuze ni ibyo ngibyo ubwo ngewe umwanzuro nawe oya ngereka mu itonde umukobwa
umukobwa yakugurira inkoko ukayirya. Kamiri tuza nkubwire gahunda niyo kunywa inshyushyu kugira ngo uzane agasura k'abana baby face buryo ukora hano nkanyerera. ni nko kubona sogokuru wanjye ari gushaka baby face noneho ikiroso nk'iki noneho nkagira amahirwe kikaza ukagitereka nkajya ntambuka bakanyita shehe kandi reka mwereke uzakubite mu kapugi kugira ngo bizanyerere neza. si ngombwa reka wanyoye inshyushyu byose biri mu bantu naganira nabo kuri iyi si niwe wa mbere uranyumije pe uranyumije bivuga imishinga yanjye urahenda nayemeye imishinga yawe cyenda cyane imishinga yawe niyo nayindi okay itonde reka mbwiye ku nteye umukobwa si habe n'akabiswi ka 50 sakangura ngo nkariye ntibibaho. urumva umukobwa akuguriye biswi ya senkani yagusuzuguye atakujyanye muri hoteli y'inyenyeri zingahe. ni urugero nayimuhaye umukobwa nguriye nubwo yaba ari biswi ya senkani sinayibi. ariko ubundi bajya bavuga ngo ubwo mperuka mu ishuri bajya bavuga ngo beauty is subjective. ikintu nshatse kuvuga ubwiza buterwa n'ubureba. rero umunsi nanyoye inshyushyu yanjye niba ukunda umuntu ukoma apfuye ijisho wowe uri kumureba ubona irimo by'abapfuye amaso nyine reka nkwereke icyo nshatse kuvuga. okay urabizi wakoze kunsura ariko ubundi buriya bajya bavuga ngo iyo umuntu mutari kumwe mudahuje ibitekerezo ntago mamuhuje. mbabarira uhaguruke mubone mu bitugu. none wibira abana ubu ibiryo igihe nabiteguriye kuri aya meza makashi wanjye noneho katariho ubu se ubu bagiye ubundi ko yarari aha ndi kubitegura ahise anyarukira hejuru. Makashi karame uri he? ndi hano hari utuntu nari ndi kureba nitaho. tebuka hano gahunda ahantu nigiriye. tebuka icare nyine bavuga ngo nta mwana wicara umubyeyi ataramuhunga. icare ubu urwitwazo impamvu zishakira aho zitari. niko ko nateguye ifunguro ku meza hagusiga hano nizeye ko ugiye kurya uhise unyarukira hino. nawe ko mukuru ntiwize wasomye si bibara birya babikoresha iki ibi bansekeje ngaho nkubita sitore rero batabirya harya simperuka hano ari njye nawe tuhabana makashi na mama we. yego hari amafuku ubonye hano aby'ibi bintu. amafuku kare kasigaho uzabaze kandi wihangane nimba nkubwiye nawe urima. ushatse kuvuga se ko nyewe mbirya ndifu komama rwose nyine meri namwe umuntu ntakajya barapira ibintu by'ukuri muri murangiza mugigire turapira umuntu agutamo ukuri ntukajya ugigira umva bamubwiye gahunda mfite naka nawe nyikubwire none si we wa mbere mbibwiye. nako wikanze iki reka mwana wanjye rwose mbabarira umbwire kubera ko iyo umugisha ukujeho nanjye unje mbabarira umbwire ikintu wikanze. umushinga mfite ni umukubwira ntabwo uri bunseke. ntabwo museke ariko si ubwo wanseka gute kandi urimo ku buryo wakwibagirwa ibiryo byakureze ubyukira mu nkono nkajya gukaraba mu maso gukingura wageze mu isafuriya uvimviranye icyumbati kireshya n'ingiga none utangiye kuvuga ngo muzarya gakondo uribuka papa atarapfa bigeze kubwira wa musaza yitwa Kanyarengo umwe tuye ruguru mu mudugudu. yego ndamubona baraganiriye icyo gihe nari nasohokanye na papa ndacyabyibuka. baraganira mbona papa afite agahinda kenshi sinzi ijambo Kanyarengo yamubwiye. papa mucira umugani aramubwira ngo Kanyarengwe munyarwanda ubuze icyo ashaka atora icyo abonye. rero nanjye ibingibi nabiriye kubera ko ibyo nashakaga ntabibonye. ubu ngubu rero muri duke twanjye nzajya mbyiha rwose nta iryo zina rya Kanyarengwa uri kuryumviriza Kanyarengwe nyine ubwo rero nawe umaze kureba
surumva ibyo nari gisobanura uri murihanurira mbega urarenzwe imyumbati wapi ibijumba wapi ugiye kurya utubuto utuntu tw'utubuto tuneke potaje nyine tworoshye basi si utwo wanzaniye turi nakubwiye rero nari nyikubwira umushinga yego njye rero mfite wasanga umushinga watunzaniye reka mbambike umushinga mfite rero umunsi wakunze ukarya siko uzahita ushyingirana no kwa bamenya cyane muri iyi minsi isura niyo isigaye icuruza isura irakora isura gutya nyine icyo bita beauty iracuruza ahantu hose isura irakora rero impamvu nakubwiye ibi ngibi iyo ubiriye ugira umubiri ukomeye hanyuma ugakanyarara mu maso nkanjye w'umusore abantu bakajya bambonamo imyaka 100 kandi mfite 20 rero umushinga mfite nzajya nywa agashyushyu nkanywere ku gihe nimara kukanywera ku gihe nimba mbonye za nyama nakubwiye zivanze z'umubiri zo imbere zo mu nda mbese nkavangamo n'imbuto inyama nyine ibiryo biraho byoroheje nyine nkavangamo n'imbuto nzagenda nzane baby face noneho abakobwa bo muri uyu mudugudu banyirukanka inyuma nibamara kunyirukanka inyuma ubwo urumva abo sinzaba nkibiteza nzahita mbona nabo mu midugudu duturanye neza ubwo urumva abakobwa ni umushinga urimo kwimika mu ariko nk'ubwo ngubwo ugize amahirwe umukobwa wa guverineri cyangwa minisitiri akankunda bakakwambika urugori none si yo washingiranye no kwa guverineri ucyaka ko arewe barangwida noneho hari wazongera kuvugana nawe nuko ugenda ubakandagira hagati mbarusha umusore mbarusha umuhungu nta amahirwe mbihaye nayo bihaye kubera ko iyo fesi yawe uzayandikaho hano ku gahanga se uyibwire ngo ngewe nshaka umukobwa wo kwa guverineri nzarya neza nimara kurya neza ibyo bintu byaciyemo hari akandi kantu nshaka kukubwira yego hari ikizina wanyise umunsi uwo mushinga wanjye wakunze ugacamo utazibeshya ngo umpamagare ngo hano ngo nitwa ngo bangambe ikimakashi iyo zina nsigaye ngira isoni byo wenda amakashi nta kibazo bashobora kugira ngo ndi umunyamirimo ariko bangambe iki umunsi umukobwa ame yankunze nitujya mu murenge utazajya kuryandikisha tuzahindura wenda nitwe nka Shema byishimo cuna umutwe ariko byabangambe iki no ntibizongere ndumva wateye imbere cyo kora ma rero natinze gumana n'imyumbati yawe rero ndagiye ihangane rero nagira ngo nkubwire mwana wanjye sibyo ugende gake ibyo utekereza ni byiza rwose kubaho neza ni ibintu byiza bishoboka ariko nanone wihita wiruka ngo urenge iwanyu genda gakeya ejo utazamera nka wa wundi igifaransa kirakamye ngo abagira amenyo n'imuseke gende gake rwose indirimbo bayiririmbira amakashi umusore wihaye byanashoboka ufite umushinga muzima ugende gake mu mishinga utekereza yose n'ibyo utegura ugende gake ube wirira kumbati utujumba utwo tubuto tuzaho bega ariko nugenda wirukanka n'umuvuduko ushobora gakondo yo wiyibagiwe ibintu ngo by'ibyumbati n'ibijumba sitaki mbega umwana ariko se mwana uriya mwana yikanze iki ntambwira by'imbuto bya bebi by'ibiki ibyo bintu ni bwoko ki se kutarya afite ahandi arya izo mbuto se azirira hehe izo mbuto se n'izo nyama arabiteka bitekera hehe cyakora nizere ko ibintu ambwiye atabikomeje kuko aramutse abikomeje ntabwo byaba ari byiza mfite imvugo yihaye reka ntashaka kunyumva noneho ngo n'ibizina bamwise imyumvire ye ndumva injyanye ahantu kure ariko
ariko reka nizere yuko atabikomeje. ariko se umwana wanjye aba yagiye sinjya mubona sinjya amenya ahantu Umukecuru yagiye. wiriwe? oya wiriwe neza mwana wa sanze ndimo nitunganya nsigaye Se kuba waje kwicara hano? mba nicaye hano ngutegereje mba mfite umutima uhagaze. Waje kwicara ku muharuro nk'aho ari amasaka. yewe ku muharuro hangwa neza mba ndi njyenyine agutegereza hakubura kumva umutima urahagaze nicara hano. Uyu munsi wambereye mubi uzi ibintu mpuye nabyo. Ngiye kwa wa mushuti wanjye Makashi. Umuzi? Makashi ndamuzi. Ngereye nyine tuganire ibisanzwe ambwire story y'ukuntu nyine asigaye nyine yarahindutse ngari business ashaka gukina business nyine imeze nabi. Turaraka nyine business yari njyewe sinamushyigikira mu bitekerezo bye. Turarakara nyaranyirukana iwabo n'imihini myinshi. Aranagukubise. Umva byabura. Kubwire mwana wawe. Kubwire Kamili. Jya wicara aha ngaha. Kuko umwana mwiza ntabwo yirirwa azerera, ntabwo arangwa n'ibitekerezo byiboneye, ngo urajya mu bakobwa, ngo urajya mu kabari, ngo urajya mu bituye amaso byateye ubu by'amatabi. Nanone ntiwakwicara hano kuko zakwicara hano ukora iki? Nanone ariko ntukajye mu mico mibi. Ntukajya ujya mu mico mibi. Ariko uriya muhungu afite ibitekerezo bibi. Uriya muhungu ndamuzi. Uriya na nyina yari inshuti yanjye. Ariko uriya muhungu yarananiranye. Afite ibitekerezo bibi. Nabaho n'ubwa mbere nakumva umuhungu ufite biriya bitekerezo bimeze kuriya. Uramenye utazumva iyo mico ye. Ngo uyishyire mu bwonko bwawe. Kuko mbaye kuriya nawe mbaye imbwa imwe ifite n'amahembe ubanza. Ntukabe imbwa mwana wa. Uzakura uba umugabo. Se urasuhuka. Umuntu ushaka ngo kwigira ngo umwana ngo yishyireho impuzu barye neza ngo uruhu rwe rutohe n'uvuga atari umuntu w'umugabo. Umwana arya iby'iwabo babonye mu gihe byabonetse. Naba ari umukire afite amafaranga yo kubyiha. Ejo igihe twigize guhura nyine cyagiye yaje hano kunsura. Arangira ashanga natetse ibijumba. Ariko ati ikijumba sinagikoraho sinanagifata. Ibijumba ngo bitari kirungurira ngo bigatuma ngo uruhu rwe rukanyarara. Ibitekerezo. Ubwo se aba yabibonye iwabo. Ibijumba nibyo byatureze tukiri abana. Yego. Amateke n'imyumba ibyo ngibyo n'amadegede. Yego. Ibyo ndabizi. Ibijumba ni ibiryo. Ntabwo icyambwira iwabo ikinari cyakimbwira ikinari iwabo. Ubundi buriya iyo wiboneye ibikomeza amagufa ukabona ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Uko biri. Ahasigaye ntibikubuza gukora. Ngo ntiyarya ibijumba. Umuhungu ndamwe ati wafashe basi ubwo akaba ari agake. Ati wapi? Noneho ejo nitwe twakoze n'agashya turabikaranga. Umuhungu yanga kubikoramo ati nubwo byabi. Oya imico aguteramo ntukayumve. Ujye urya ibiryo byose twabonye. Buranubu bwa ntabwo namushyigikiramo. Oya ntuzamushyigikire. Nubuga. Niyo nsenga. Nkora ngusengera. Bana b'Imana ntabwo ari uko bifata. Bana b'Imana bitwara nk'abana b'Imana. Wenda nka pasiteri yumvishije nk'uramushinga afite. Bahita bamwirukana. Pasiteri burya ntirukana abantu mu rusengero. Nk'uko Imana nayo ntirukana abanyabyaha. Njye ni pasiteri nahita mwirukana. Nahita mwirukana mu rusengero. Akuze umuntu ushaka kuzikuzamo. Pasiteri ntago yirukana abantu mu rusengero. Urusengero rurimo abantu b'ingero zose. Njye ni nka pasiteri. Hakabamo abihana hakabamo n'abatihana. Nicyo gituma ashobora kuba nashaka kukumva. Ndamubwira ati se basi wazajya ureka ibyo bintu. Ahita haguruka. Yaranyishe pe. Kutabizi n'umugeri yawe ugukubita. Ese ubundi wavuga ko wamushakaga iki? Oya, je sinakumva buravuga ngo nge nceceke gusa. Ndakubwira ugakora icyo wagakoze ariko nakubwira. Hari inshuti nyanshuti, hari inshuti kugira inama, hari n'inshuti kuyobya. Ubwo rero nubona kuyobya
nawe ufate umwanzuro ngasura nk'uruhu mfite ndigikara ukajya kubona nko mu mezi nk'atandatu ndi inzobe ubwo si ubu umuntu witukuza umuhungu nkuriya ngazajya nkwanga ubushyushyu ukugira ngo mu maso ye hatohe ngazajya nkwanga ngo ngarye ububuto ngo n'ibindi biryo ngo numvaga ngo niba ari inyama zo mu nda simbizi ibyo ngibyo n'ibyo ngazajya arya inyama amakuru ni meza yego batwicariye hano mu mbuga ko wicayeho twicaye aha ngaha abana se kuba bagiye waje mu mahumbezi naje mu mahumbezi wari urahari nari ndaho ndashima Imana yego ubuzima busanzwe urumva urimo rwose n'ubuzima busanzwe nta kibazo ndaho rwose n'umwana wanjye araho ni muzima ubu ngubu aratembereye yewe nanjye nicaye mu rugo ndategereza navuga ngo kanyarukire mama Kamiri tuganiraho buriya n'ubundi kwicara umuntu ari wenyine hari n'igihe heranwa n'ibintu by'ibibazo ukavuga uti reka njye kwa mugenzi wawe yego wanjye nari nje kukubwira umuhungu wanjye ntegura ifunguro rishyire ku meza mu gihe nkirishyizeho ngize ngo umwana agiye gukaraba wenda aharye umwana ngarutse ndamubura mu gihe muhamagaye ati jyewe ati ntakurya imyumbati ati ntakurya ibintu binkomeza nk'akanyarara ati ubu ngiye kujya imbuto ngisosi n'inyama mbega mbwira ibintu ngo bihindura fesi ngo akaba neza ngo abakobwa byanshobeye reka nkubwire wikwiriye kuvunika yaje gusura Kamiri amuha ibijumba ndetse yatetse mu mavuta aravuga ngo ntago arya ibijumba ngo ibijumba bikanyaraza uruhu ngo ntago azongera ngo mbese ngo azajya anywa amata agashyushyu akareti ako kanyama utuntu nk'utu namaze ntese ko mbona mama wawe ari inshuti yanjye akaba ari nkanjye hano ibyo bintu azabikura ngo ubuse ibindi bibyamara iki ngo urabona ibi bintu bikomeza amagufwa gusa ngo nshaka gukomera amagufwa se ntiyindi isura wasanga wa mwana ibyo avuga bikomeje siko ngewe yabimbwiye nkagira ngo ni ibiganiro naho nawe yarabikubwiye abana b'iki gihe buriya reka kubwira uriya muhungu arakunaniye burundu nta naho uzagira ugarurira ubu ndabigenza ko ari we mwana nari mfite nizeye ko ari we wanyumvaga ikintu kimuhinduye ni igiki koko ni umujyi yirirwamo ni ibigare agenderamo ni ibiki ndagirana gusa nta kwanga kwita nabi namwe mwamwise makashi iyo yibona abona ko ari makashi arumva ashaka abakobwa bo kwa minisitiri ego ko ntabwo akiri mu rwego rwo none se kugira amakashi ni ukwirirwa uyarata amakashi ubundi aba ari mu mufuka ntavuga ariko buriya arayafite mu by'ukuri izi se arayafite ko nta izo mbuto ko ntazo ndabona azana ngo turye izo nyama n'iki ngo zo mu nda ngo z'iki ngo zimvange ko ntazo ndabona azana tabizi reka nkubwire mama maka abana baratunaniye kugira inama ni ukwegera Imana ugasenga nta n'ahandi igisubizo kizaboneka icyo nicyo cyo ni uguhungira mu Mana nta kindi naho kwirwanirira ntabwo bya urasa umwana ngo urace inkono umukubite buriya nasomye yo mu 28 n'umurongo wa 28 nsanga ijambo rivuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka yego naho biriya avuga ntabwo ari ubwenge sawa rero reka ngusezere kubere mu rugo ataza akanambura wenda yego sigara amahoro ngaho genda neza Imana ikurinde mfashe gusenga dusenge Imana izikorera ibyayo izabikora murakoze kandi ngaho genda